Welcome to my YouTube channel. Muri mshasha ngiye kwibine kumagana bitandukanye. Umunsi ngiye kubereka ukuntu wakikorera ketchup mu rugo. Turaza gukenera inyanya. Nakoresheje inyanya esheshatu ko muri kuzibona hano. Inyanya esheshatu ngiye gukoresha. Nkoreshamo n'igice cy'igitunguru. Ndakoreshamo iyi ni tungurusumu nuko nayiratse. Ndakoreshamo na tungurusumu. Nkoreshamo umunyu. Turaza gukeneramo n'isukari. Dukoreshamo n'isukari. Tuze gukoresha n'ifu ya kawunga. Ibyo turi bukenere mu gukora ketchup yacu umunsi. Hano murabona n'isafuriya turaza gukenera kuyiteka na blender kuza kublendinga. Hano harimo amazi turi bukoresha. Tugiye gutangira rero dukata inyanya. Turatangira dukata inyanya. Inyanya uzikatamo kabiri. Uba wazogeje neza kuburyo nta mwanda urimo. Dukata inyanya zikatamo kabiri. Bitewe n'uburyo zingana zikatamo na kane kugira ngo zikorere kumfende. Iyo umaze gukata inyanya mu gutya kabiri, umaze kuzikatamo kabiri gutya, ukuramo zino mbuto z'imbere, ntabwo uzikoresha, ntabwo turi buzikenere, turaza kuzikuramo. Birangije rero dore zose maze kuzikuramo imbuto dore ngizi hano, imbuto utushaka kandi gasorori kuzishyiramo. Ngiye kuzishyira mu gasorori kugira ngo uze kuza kuzikoresha nyuma. Uzikoresha uteka indi sosi, ntabwo wazangiza nazo. Kuzikata mu duce, nibwo turi gukoresha ya safuriya yacu, dushyiremo za nyanya. Tugiye gushyira ku muriro ushyiraho iminota. Umuriro uringaniye ariko afana ushyiraho iminota mikeya cyane. Iminota 15 tugiye gushyira ku muriro kugira ngo za nyanya zibashe gushya. Umuriro uringaniye. Guys, umuriro utekeraho ni uku nguku ungana, ugateka iminota 15. Za nyanya zacu dore amazi ushyiramo uko nawe angana. Amazi ugomba gushyiramo angana kuriya.
ugategereza iminota 15 kwirangira. Yazimeye iminota 15 rero tugiye kuza kureba ukuntu byacu bimeze. Za nyanya zacu dore nuko zimeze, ziba zamaze gushya. Then ukabikuraho, urazimya, byamaze gushya gutya. Murabibona ko bimeze ko inyanya zahiye. Tuzikuraho kujya kuziblendinga. Inyanya rero tugiye kuzitogosa. Tugiye kuzishyira muri blender tuziblendinge. Ukatira ibitunguru ugashyiramo no kuri ya tangawizi. Ugashyiramo kuri tungurusumu, nayo ushyiramo gakeya, ushyiramo kenshi. Ugashyiramo kano kayiko k'umunyu, urabona ko ketchup ugiye gukora. Ushyiramo n'isukari, rero uburyo ukunda isukari, ushyiramo utuyiko tubiri. Akayiko n'agace k'isukari n'akayiko kamwe k'umunyu, then ukablendinga. Ubundi kublendinga rero ubikuraho, ukabishyira nanone, uraza kujya gukina kandi ugasafura nanone, ushyiramo cya gikoma cyamaze kublendinga cya za nyanya, kubera ko byabaye igikoma cyiza. Maze kugishyiramo, nibwo noneho tuza gukenera ya fu ya kawunga dukoresha. Iyi fu ya kawunga washyiramo cyangwa uyishyiremo, abenshi ntabwo bakunda kawunga, ariko ushyiramo gake kugira ngo gake cyane kanahagije, kugira ngo noza yawe ize kugira ino ketchup ize kuyifasha. Ushyiramo agafu k'akawunga gakeya, ukavanga. Ketchup yacu ntiyagiye kugera ku muriro gufata. Okay guys, niba rero uretse kugira n'ikindi cyo kugira gikunze, please do subscribe, comment, share n'abashuti bawe nabo bamenye ukuntu bakora ketchup mu rugo. Guys, urabibona rero urayicanira kugeza ubwo ubona nyine imeze gutya yafashe, nibwo uzimya ukayireka igahora. Urazimya and then ukayireka igahora.
ku kijyanye n'isukari ushyiramo isukari bitewe n'ikigero cy'isukari ukunda n'umunyu ushyiramo bitewe n'uko ibyo bintu bikunda. Ikindi tungurusumu ushatse wayishyiramo gake cyane cyangwa ukanakihorera. Nyine ndi kumva yabayemo nyinshi yatangiye guhumura. Hano yaho tugiye kwesiga hano dufite n'amafi tugiye kwesingiraho kugira ngo tuze ukuntu rero ariko ubutaha mwebwe umunyu wajya n'isukari wayishyiramo bitewe n'uko ubikunda mwana mayoneze ubu bizaba bimeze noneho uvanze no ketchup na mayoneze. Biraryoshye cyane naho muzagerageze. Niba wakunze iyi video please subscribe, comment, share, like.